kuri munsi uriya muntu amufasha avuye mu ishuri akamwiriza muri domaine y'imibonano mpuzabitsina wenda itanateguwe atafite n'amakuru wiga ku kigano cyacu gifite inshingano yo kwedika abantu kumenya n'ibihe byabo by'iburumbuke no kubemenya guhakanira abantu kuyagute na awareness ubwo abagabo babishe kushaka gufata umukobwa ku ngufu cyangwa umugore ku ngufu ukabona mutenda kandi biteguye na awareness abagore n'abakobwa ntabwo ari kimwe n'abagabo abagabo nanjye ndimo tukwiye kumenya yuko hari ubuzima abakobwa babamo tugakwiye kuba tuvogera isaha n'isaha rero bivuze ngo ibintu byose byabayeho uko bagiye babyumva batumirwa bacuruzi biraturuka kuri munsi umwe gusa gufatwa ku ngufu ariko mu bakobwa banje mbahera iyo mbahereyeho baravuga bati nyina nuko ni karande n'uruhererekane nyina ntiyari muzima n'umukobwa ntabaye muzima n'ababyeyi si bazima ariko ukabona hari ibintu bicomekamo uyu munsi ubuzima bwawe buhagaze hehe naho ni gutya gusa ni muri iyo nzu kandi ntabwo ndayishyura urimo urakodesha urashakisha ndakodesha ariko sindayishyura nashatse yavuga tuyiharure ubwo rero kubaho kurya iyo nabonye ikiraka cyo gufura cyangwa gukubura ndahinga kandi muri iyi minsi yo guhinga byarahagaze njyewe ndimo ndafura nkakubura ugatunga abana bose nuko ankunda cyo noneho akajya ambwira ati nta kibazo nzajya nguherekeza tugaherekezanya ariko we wumve ntabwo yafashe ku ngufu yabwiye n'uwo mugabo ati nubwo muteye inda ntabwo nahise ko ari umugore wawe ati umwana wanjye nakura uzamujyana ubwo n'uwajemo hagati wa gatatu noneho birangiye ngo bivuze ngo ufite abana 9 bavuga ko bagabo 3 ariko noneho ari umunani ariko hagati aho ngaho abadukurikiranye ntibumve ko no mu mama yabigizemo uruhare kuko umuntu wamwica ubuzima bwa mbere amufata ku ngufu niba atumye atakaza destination atangira kuba vagabond cyangwa se kuzenguruka bivuze ngo we iyo ataza guhura n'umuntu umwangiriza ubuzima ubundi twibuka turikanye n'ikiganiro cya makobwa zatwita ndagutaha ubwo umuntu uri kuvuga niba undi mwaryamanye wawo ndi nje nabaye kujya kumusezera ntacyo muhamya ntavuga ngo inda n'ibiki bahita jya nkurura gutya njya mu cyumba ndaramo ngo mama beje kibaje kinze dukora ibyo dukora ako kamwe ngiye mbona asa n'ubuze ubwenge kandi nandi sigera nibaza ntuse noneho ndavuga ngo iki umwana nari namwise umwana wawe umwana wawe warafise rero mwamwise mayombe niho bari mwise cyangwa niho bari mwiyitiye ninje kandi biturutse nuko umwana ntazi se ndeka reka nuko nawe naguzi nanjye muzi muzi mwawuye ese ntabwo tubwiye imyaka ufite igihe mwawuye ufite imyaka ingahe 17 niyo wari ufite niho uwo musore yagufatiye ku ngufu icyo gihe niho byabereye we yari afite imyaka ingahe waramurutaga cyangwa yarakubitaga ko bya bibazo mba nifitiye no kwimuka sinjya mbitegura ese mvuga nti ndayirara aturayirara ndayirara ati nk'urufunguzo ntezo uyu munsi ubuzima bwawe buhagaze hehe naho ni gutya gusa ni muri iyo nzu kandi ntabwo ndayishyura urimo urakodesha urashakisha ndakodesha ariko sindayishyura nashatse yavuga tuyiharure ubwo rero kubaho kurya iyo nabonye ikiraka cyo gufura cyangwa gukubura ndahinga kandi muri iyi minsi yo guhinga byarahagaze njyewe ndimo ndafura nkakubura ugatunga abana bose nuko wa kane segonderi primeri ati none wo muhama wa kane primeri uwo mwana wawe yagiga kuri uwo musore yiga mu wa kane primeri yafite imyaka ngo yarafite 17 n'ubu noneho ngeze muri isango harimo umwana wananiye bampinduriye umusazi hari umwana uri Uganda kimwe na mukuru we uwo mugabo nareraga umwana ushatse Uganda atwara uwanjye barangije barahindura bamutariwe arananira noneho uwo bakajya bamufata mu muhanda bati ni umusazi ni umurwayi
ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ngaya murumuna we ati njye nyihera make njye muri IBTC kwiga film making ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406 wanahamagara 0788545302 bitize ukajya ku rubuga wa eshatu akadomo ibtcfilmschool.com. Mwiriho neza muraho neza mwese badukurikiranye. Nje nitwa Uwizeyimana Claude, aba ndi umwe mu bantu bagize community nini ya projet yitwa Inzira ya Makobwa. Mu Nzira ya Makobwa rero tuvugamo ibintu byinshi, ariko ni mu bigano byabanje twagiye dusobanura inzira ya Makobwa, impamvu yabayeho, imvo n'imvano. Ubundi ubusanzwe Inzira ya Makobwa niho ije gufasha abantu bose b'igitsina gore ku mpamvu z'ibibazo bahura nabyo, kandi bigomba no kurebwa ibisubizo mu buryo bwose bushoboka. Tukaba tubahaye ikaze kugira ngo mugubwe neza abagikurikiranye, kandi mudutize amatwi, mudutize amaso mu gihe wenda cy'isaha imwe, kuko twabijeje ko tuzajya tubazanira abatumirwa batandukanye kandi bafite uburyo bagiye gutanga umusanzu, haba bitutse mu buhamya bwabo, haba bitutse mu byo bahuye nabyo, haba bitutse mu buryo bagiye biyubaka. Ntatinze rero muri kino kiganiro ndi kumwe na mugenzi wagira uze kumfasha. Murakoze. Nje amazina yanjye ni Elevani Namsisi, nsanzwe nkora mu itangazamakuru. Urakoze cyane. Reka dutumire umutumirwa wacu, watangira wibwira abadukurikiranye, dore kamera zirakureba, ubibwire ya. Nanjye murakoze. Muvuga cyane. Murakoze. Yego. Kunyakira cyambere cyo. Nashi. Nanjye amazina yanjye ni Nyirahabimana Jean. Ubwo nk'umuntu wabanje kubwirwa iby'Inzira ya Makobwa mbere yo kuza mu kiganiro, wumvishe gute uburyo ugomba kuza gutanga umusanzu wawe? Nyirahabimana Jean uje kuduha uburyo bwo kwifasha no gufasha abandi bazumva ubuhamya bwawe. Ubwo tuvuge ko Nyirahabimana Jean kubera ari amazina gusa, winde, ufite imyaka ingahe, wavukiye hehe, nibura mu ncamake y'inota nk'itatu cyangwa 5, twibwire huyu wa urinde mu buryo bwimbitse. Nyirahabimana Jean, muri icyo kiganiro cya Makobwa nanjye ndimo. Yego. Uvuka hehe? Mvuka Rwamagana. Rwamagana. Murenge wa Kigali, Kagari ka Nyagasare. Yego. Ufite imyaka ingahe? 3. Ubu ufite urubyaro, donc abana bangahe? Abyaye 9 hari 8. Ubyara abana 9 hari 8. Ubwo reka twe tubarukirije kuko ubwo ushaka kumenya uwuriwe yakumvishije. Rero reka nsubize na Musisi ijambo, abanze twibutse muri rusange bimwe mu bintu by'ibihe bitandukanye byatumye, kuko yagiye aparticipa mu bintu bitandukanye, atubwire impamvu tugomba kuvuga ku kibazo cy'abakobwa n'impamvu abakobwa bakeneye kugira ijwi ribavugira, kugira ngo iryo jwi rizaze ritanga umusanzu, kuko abakobwa bazakoza kuvuga kuko ku isi havuka umuhungu cyangwa umukobwa. Kandi abakobwa nituzigira icyo dukora mu gihe cyacu cyo turiho twebwe, si tuwenda nk'abajijutse bafite uburyo bwo kugira amakamera, kugira za sound, kugira za lighting, ibi byose bifasha abantu mu buryo bwa media. Hari ukuntu twazapfana ibitekerezo dufite by'umusanzu dushaka gutanga. None mu rwego rw'Inzira ya Makobwa, ikiganiro kizakomeza imyaka myinshi, wowe bizafasha abakobwa bitewe n'ubuhamya bwabo butandukanye. Turashaka kugira ngo na Musisi dukore overview kugira ngo dukurikiranye abashe kumva umusanzu wa kino kiganiro ku mukobwa wo mu isi. Murakoze. Ikiganiro Inzira ya Makobwa ni ikiganiro tugira inshuro nyinshi kandi mu bihe bitandukanye. Ni ikiganiro twajya twibandaho tuza ku ngingo zitandukanye, cyane ko ari
uburyo bwo kugira ngo dufashe abakobwa igitsina gore shaka umugore cyangwa se ashaka bakiri umukobwa niyo mpamvu twaje kwibanda twarabyise inzira y'amakobwa ko makobwa nyine birumvikana ko ari umukobwa nubwo buryo rero twaganiriye ibiganiro bitandukanye murabizi byagiye bibaca mu maso cyangwa se mwagiye mubyumva kuri televiziyo n'ubundi channel yitwa inzira y'amakobwa twagiye tubinyuzaho igihe kirekire ndumva bimaze igihe bicaho ariko icyambere twagiye tuvuga ku mbogamizi abakobwa bagiye bahura nabo twagiye dukora n'abanyamakuru batandukanye dukora n'abandi bantu b'inzobere mu bijyanye bafite experience mu bijyanye n'imibereho y'abakobwa se cyangwa y'abamama n'abamama twaraganiriye n'abakobwa twaraganiriye urumva ko rero inzira y'amakobwa harimo ibintu byinshi bitandukanye twagiye tuvugaho ariko cyane cyane twibandaga ku kureba mbese abakobwa bahohoterwa bate cyangwa se ese babayeho bate yaba hohoterwa ese kugira ngo ihohoterwa rishire byagenda bite kugira ngo se niba hari aho bafite intege nkeya nihe twabunganira tukamenya ngo abakobwa bafite intege nkeya muri ubu buryo ese twabagiriye inama kugira ngo batazakomeza kuguma muri izo ntege nkeya nibyo bintu twagiye twunda kurebaho cyane twibanda kugira ngo turebe imibereho y'umukobwa imibereho y'umumama ese ni gute babaho mu buryo bwiza bakirinda ibibashuka cyangwa se ababiguyemo ni gute babivamo nubwo buryo twagiye tugenda tubivugaho ndumva ari uko nguko ari byo by'ingenzi twavuzeho na n'ubu kandi numva ari byo tugiye kuzamo urumva tugeze mu gihe cy'ubuhamya bwo kwakira ubuhamya mbere twavugaga mbese twintroduce tuvuga tuti ese abantu abakobwa koko bibaho twabanzaga kumenya ngo ibyo bintu biriho cyangwa nta biriho ariko twari gusanga bibaho ko twabonye benshi baduhamiriza ko biriho bavuga ko babibonye nkatwe abanyamakuru twagiye tuvuga ko twagiye tubibona ahantu hatandukanye harimo n'abandi batandukanye bo hanze twagiye duhura nabo bavuga ko bagiye bahura nabyo ariko urumva uyu munsi none dukeneye n'ababiduhamiriza avuga ati ngiye byambayeho ntabwo turikeneye babandi batubwira ngo twabyumvise ngo bibaho ngo cyangwa ngo barabitubwiye dukeneye abavuga ngo noneho njyewe ubwanjye byambayeho gerageza akivugira ibihamya bw'ibyangwayeho ni muri urwo rwego rero uyu mama nawe yajemo aje kutubwira ibintu yihagarariyeho cyangwa se yabayemo byo ku buzima bwe noneho biri prive ku buzima bwe bana ibyo yumvanye abandi cyangwa se ibyo yabonye niyo mpamvu rero twamuzanye hano twamutumiye arakoze cyane na Musisi nk'uko mubyumva utarusanzwe yumva ikindi kiganiro ashobora gukora subscribe kubera ko ibiganiro byo nabiza inzira y'amakobwa igamije ibintu bine igamije ikintu cya educate kwigisha abakobwa ikagamiriza ikintu cya inform kuapudetinga inform ibigezweho cyangwa se ibiriho cyangwa se ibyo bize nabi ukabikangura ku buryo bw'umurongo none usobanutse none akaba ari ikintu cya awareness kugira ngo abantu bose bamenye ubuzima bw'abakobwa ko butandukanye n'ubuzima bw'abahungu cyangwa bw'abagabo noneho bagiye n'uburyo bafatwa kandi mu buryo bwimbitse kuko niba nk'umwana w'umukobwa yakubwira yuko yaje gukora ahantu nyir'urugo akamufata kandi bigaragara ko nafite n'abakobwa banamuruta kandi yari yaje gutanga ubufasha gusa nk'umukozi wo mu rugo wibaza uwo mugabo nyine afite amakuru ahagije kumwe n'umukobwa ese n'umukobwa aramutse akubwiye ukuntu wenda umuntu agiye kumwereka inzu amwereka ibiki agashiduka ashaka kumufata ku ngufu yari azi ko ashobora no kuba biramutse binabayeho yashobora no gushuka amutenda kuko anatazi ibihe bye by'uburumbuke urumva ko hakeneyeho ikintu cya awareness n'abagabo bakeneye kuba aware ku bijyanye n'uko umwana w'umukobwa abaho n'uko abaho n'uko akura n'uko abaho n'uko abaho ku buryo nyine nabona amwubaha uyu nguyu tumaze nk'imyaka 3 tuvugana yambwiye amakuru ye mu bihe bitandukanye kuko tubanza gukora identification tukamenya niba koko umuntu ari ku rwego kuba yararenze urwo rwego n'urugero cyangwa kinarurimo ku buryo dufite mu nzira y'abakobwa n'indi parti ya counseling aho ubanza ukaganira n'umuntu ukamenya amakuru ye ukamenya urwego ariho ukamenya n'icyo ukwiye kumufasha ku buryo bidasigara gusa ari ibintu by'amateleviziyo ibintu by'amavideo nk'ibi byacu ahubwo ukaba warumvishije urwego rwa offended rw'umutima uburyo wakomeretse n'uburyo wakomorwa ku buryo turamukurikirana bishobotse biturutse ku nkunga zacu n'inkunga zanyu mu dukurikiranye ku buryo ashobora no gufashwa no gutangira business cyangwa se no komorwa ibikomere biturutse mu kuganira kuba yakurira ku rutugu akaruhuka kuba nyine yabona abantu bamwitayeho kuba wamutumira mu birori ukamushakira imyenda nk'abandi ukamugura ibintu bishyashya agaparticipa akajya kuri ziriya table bakunda kuba barimo kuganira mu network y'abantu bakoze nk'amanama ku buryo natangira kubona na integre nawe tudatinze rero na Jeanne tumuhaye karibu ngiye tuganira bwa mbere wambwiye yuko wigize kuza gukora i Kigali uri umukozi w'ahantu mu rugo
byatangiye gute wafite imyaka ingahe winjiye muri Kigali gute ninjiye muri Kigali ari umugenzi wanjye nzanye ariko n'ubundi ndi mu rugo n'ubundi nta bushobozi ababyeyi bari bafite birangira rero umugenzi wanjye ambwiye ati muri Kigali uzaze tujyane rero ashaka undi wamufasha yego ubwo nibwo ninjiye muri Kigali ngezeyo ndakora hano ku Gisozi maze gukora aho badutuma ibyangombwa ngo mpita mpava njya kuzana irangamuntu ngezeyo sinabasha guhita nsubira muri ka kazi mbona undi nanone azana ahandi hano muza Gikondo yarangiye rero ubwo naho ndahakora akazi ko mu rugo umuntu nakoreraga nawe yari afite akazi n'umugore agafite najya nsigara mu rugo bisanzwe guteka akazi n'akazi ariko hakaba hari abaturanyi ku muhanda aho nabashaga kwishyikira najya guhaha najya guhaha rero ubwo bamaze kumenyera twahise twakirana naba nanahembwe najya wenda ngiye kugura nk'amavuta batari amavuta yatware nta kibazo cyangwa icyo ushaka uzajya uzugifate nunarangiza n'akazi ujya uza tuganire nta kibazo ibyo binshengeramo ariko nkatekereza navuga abana b'abahungu bari babiri navuga abana b'abahungu hakaba hari mushiki wabo mbe mushiki wabo sinzi ubwo buryo yari ahari afite umwana yabona nkagenda akambwira ati rero mwene data banza urebe ibyambaye dore ndahetse abo bahungu baguteje ibibazo wabigenza ibyo nkabyumva nkisubira mu kazi ariko igihe kiza kugera hahandi tugirana ikibazo ndahava aba bahungu ntabwo bacogoye naho nagiye barahabajije mpaka bamurikiranye bageze aho babonye ko byanze umukuru wari urimo akamugenza ati ngenda hazi uriya mukobwa ndabona nta kintu yatumarira ubwo umwe yari umunyeshuri uwo munyeshuri rero ntiyigeze acogora yarize amaze kwiga saa yine zigeze nari ndimo gukoropa mu nzu umunani cyo kuhambana yinjiye aho nakoraga uwo muhungu simvuga ko yanyinjiranye ntamuzi ariko ntabwo nabyiyumvishagamo njye ko ntaryamana nawe birangiye we yavuye ku ishuri kwa kundi bajya gukina we ntabwo yigeze akina ahubwo yasanze aho nakoraga ahita anyinjira nuko nakunamye gutya nkoropa ahita akinga imfungo zose ziri mu rugi ahise akinga rero nta kundi nari kumucinga nta nubwo nari kumuvugiriza induru si ari umujura ariko urabona we yakoresheje nk'ibintu by'imbaraga kuko njye nari narabananiye kwenda bati nta kundi bigenda ahita ajya nkurura gutya njya mu cyumba ndaramo ngo namabuja kiba gikinze dukora ibyo dukora ako kamwanya ngewe mbona asa n'ubuze ubwenge kandi nanjye sigera nibaza ntuse noneho ndavuga ngo iki iby'amakaye nanjye ntabyo narinzi nari no kuyabika cyangwa se tukazongera tukabona birangiye rero mabuja avuye mu kazi urabona ibyumba baba babikatamo nanjye ati se yabima vayo hano aya makaye n'ayandi numva isoni ziranyishe ndamubwira ni umuhungu wayambikije ndamubeshya atarangije rero mu kumubeshya kwanjye ntabwo nigeze mubwiza ukuri ko ari umuntu waje ngamfatira namubwiye nti umuhungu wayambikije yagiye karaza kuyatora ahita ambwira ati hoya ati ejo batazaguterera indaha wagira ngo yari anabizi ati batazaguterera indaha ukandushya ati karaba mwishyure wigendere umukobwa ndakaraba maze gukaraba ndigendera kuko nta kibazo mfitanye n'umuhungu none ubu njya ahandi njya kuri uwo mukecuru nawe ufite abahungu afite akazi birangije rero ngezeyo mu mezi 2 n'amezi 3 ari nangiye kubona ibimenyetso uko nozaga isahani sinamenyaga igihano nacana imbabura ubundi nkayicara iruhande
nashyiraho amazi ari imana nziza amazi akabira umukecuru akicara mu ntebe ati se Nyirahabimana bimeze biteye ko mbona amakara ashize ye nkaba ndabikoze yangije ati se uratwite oya ni oya ntabwo nite njyewe ati ubwo ntabwo utwite bagenzi banjye hanze bakatubwira no muri ako gace k'uwo muhungu atariko Nyirahabimana tuzatubara utuzanira umwana none abyara atimba atari umukobwa n'umuhungu ari ubundi mwarasaze mwanteye inda ubwo igihe kibaho rero umukecuru aravuga ati Nyirahabimana uko ukoze najya mukata utanumira abahungu banjye tukuganireho icyo bategeka n'uko kwirukana mba bari bubyihanganire ndabona ntazo ukomeza yatumiye abahungu be abahungu baraza binjira muri salo baricara umukecuru arabaganiriza nangije barampamagara bati ikibazo umukecuru yaba arakikuganirijeho arabimbwira ariko ese hari umuhungu ajya abona aza hano ndabihakana amasahani namenye barayakata ariko barampemba njya mu isoko ndahambura imyenda nguramo n'igitenge ariko igitenge nakiguriye mama yari atarapfa ntabwo ndaniriki nigurire ijipo nyine numva nshaka n'umupira umukobwa utashye birangiye rero umutima uranga njya kwa wa muhungu ndamubwira nti umusore nditahiye Kigali ndabona byanze kandi turatashye ndatashye ati witaha nda gutaha ubwo umuhungu uri kuvuga niba undi mwaryamanye wawo ndi njye nabaye mujya kumusezera ntacyo muhamya ntavuga ngo inda n'ibiki ariko nzi ko ariyo twabonanye ndangije rero umusore ngenda atashye ndabona Kigali nani n'izuba ngiye gutaha ngiye isoko aturatashye ndatashye ati noneho reka nkugire inama ati witaha ati reka nkwereka aho gushyira ni hehe ntabwo nshaka kuba umugore ndashaka gutaha kandi ugakazi kanzi kuko nari namaze kumenya ikibazo ako sinabimubwira ubwo arambwira ati noneho imba wumva utashye no kumusezera ubyihorera ese ibyo bimbwiye nafashe inzira njya kwigurira ibyo ngura ndaza nditegura umukobwa ndatega ndataha uvuye mu rugo ndahaba ubuzima buranga kugaruka i Kigali birananira urumva nasanze basaza banjye nabo bameze nabi ndavuga rero ubu bari bararwaye buno buhere bwabo yagari noneho kwako bakarabye nanjye ziramfata nawe umbwira mvuye i Kigali ndi muzima nasubira i Kigali ubwo bihwaniyemo igihe kiragera nza kubyara maze kubyara nabwo i Kigali sinigeze nyitekereza ubyara wa musore utari yabibwiye se cyangwa warayibwiye nose ubwo ko twatandukanye ubwo no kuziza n'isaha no hano mumbaza sinanakubwira ngo n'uyu wapi ubwo njye nahise mfata umwanzuro mpita niyakira nirerera umwana arakura ariko haza gucamo akantu uwo mugabo wundi kuko niho narerewe ubu ngubu twabyaranye rubanye niho narerewe noneho umugabo ati ndakureza ugiye i Kigali uzanye umwana bibaho akajya ashaka abagore amugora umwana we tukamurerana umugabo akavuga ati ni umukozi wanjye abibwira abandi ariko arabeshya njye n'abanaga n'uwo mumama mukambwira ati ntuziruke mu bagabo ejo batazagutera undi twibanire underere umwana ujye ngo agura amavuta cyangwa umugurire isabune wiriye nengera kugutuma ngo utume nuko nabaye muri urwo rugo ubwo ntabwo nigeze nkundana nawe umushake ibibazo nari nifitiye ahubwo nawe nyuma yarahindukiranye ati n'ubundi sinjye wakugeze umugore ugomba kumbera umugore ubwo mama amaze gupfumba natangiye ubundi buzima ubwo muri urwo rugo ndugumamo gutyo umuntu uhazi umuntu uhamenyereye umugabo anteye inda ya kabiri ariko nibura we nabaga iwe
irangije igihe none se kigeze ukiri aho ngaho umugabo yaguteye inda wabanaga watubwiye ko wabanaga n'ubundi yabaga mu rugo rurimo mu mama nyine uwo mugore yabanje kumwirukana cyangwa mama ntawe uhari yari yarapfuye wose wari umukozi wawe arapfa umugabo agutegeka kurugumamo nk'uko narindi nk'uko wari usanzwe wakora atugiye bavuga ko njye mbingegera wowe guma mu rugo nzajya nishakira arashaka biranga ati rero njyewe ntabwo nzaguma gushaka kandi nawe uri umugore ubwo nawe urumva ati kandi sijya kwiza umugore ati ndakureze uzana abana ariko ni mu buzima bamaze kunshaka narabuze nti nta kibazo reka ndugumemo none narurewemo dukuriramo ibiryo byari bihari amafaranga gifite agaciro urumva ni kera yarangije rero mpakurira gutyo mpabyara gutyo igihe kiza gucamo rero maze kugira inda ya gatatu haza abahungu babiri baza kwa mama kandi ntibamuzi baravuga bati si waturangira ahantu Nyirahabimana yaba ari mama ati se n'uw'amahoro ati n'uw'amahoro ati mukomeze muri rwa rugo ati mukomeze mugende mugeyo muramubona barahagera ariko njyewe uburyo nari mbazi nasanze barahindutse imbaho baramenye n'imbazi ubwo birangiye baramanutse bahamagara umuntu umugara afite akabari bamaze kumuhamagara baramubwira ati turangiye Nyirahabimana mama ahita aza mu gikoni aramubwira ati Nyirahabimana ati vayo urebe papa mayibobo umwana nari namwise mayibobo umwana wawe warafise rero mwamwise mayibobo niwe wari mwise cyangwa niwe wari mwiyitiye ninje kandi biturutse nuko hari umuturanyi nawe umwana bari ko yitwa nje nkumva karizi ariko ngiye gukingeza barabyara nuko ndagenda nisiko papa mayibobo muziye ati nyamara ngwino ndasinda mukanwa ivumbi uwo nkorora cyangwa data we nako kabo nyine ndabasuhuza bashuje mbona barakuze ni abasirikare bumbaze bati isura tuzi ntirekada nahise mbihakana ntabwo mbazi birangiye rero umuhungu umwe ahita ambaza ubona se ko dufite amakuru ngo uyu mwana wabyaye umwibuka mutamuhi wese nta mwana nataye muri wese ubu kandi tuyafite ntawe nataye muri wese arangije arambwira ati se uramufite ndamufite ubu ngaho muzana ndagenda ndamuzana ndamumwereka ariko wa mugabo mfite ahita abwira undi muntu ati sohoka uncungire bari abantu nk'abajyane n'abakuru tumanuka tuganira umwana ari ku muturanyi ndamubereka ngo se n'uyu ntinuye reka tukubwire ngo urahonze ubu twari tuzi yuko umwana wamubyaye ukaguma iwanyu twari tuje kugutwara none rero uratwite urakura urundi kandi umugabo wawe urabona ko yahagurutse yahagaze ati noneho reka tugende uzabona tugarutse umugabo waje gusobanukirwa ari bande ntabwo nuko twaganiriye ubwo ntabwo wigeze umenya ngo ni bande oya barakiyumbwiye barasobanuriye bati tuturutse i Kigali baranyibwira bati rero uwo mwana ni uwacu none umwana ndamubereka bati se n'uyu ntinuyu bahita bambwira icyari kibazanye ngo ko bari baje basande mu rugo ari umwana wabo mfite tuba twahise tugenda ariko basanga twite bakurura babiri umugabo ari inyuma abakiriya basohotse bahuye bangijeho bampa icyizere bati rero reka tukure kugende ahubwo uzabona tugarutse ubwo niyo magambo twavuganye umwana ageze imyaka 25 imyaka 9 nta wundi mugabo wagarutse inyuma baje kureba umwana ubwo n'ubu hari n'igihe mvuga ko umwana wanjye akunda kuzina i Kigali hari n'igihe yaza agakorera se cyangwa agakorera abo baviri ubwo umwana ntazi se ndeka nuko
nawe ntabwo uzi nanjye muzi muzi uyu munsi mwawuye ese ntabwo atubwiye imyaka wari ufite icyo gihe mwawuye ufite imyaka ingahe 17 niyo wari ufite niho uwo musore yagufatiye ku ngufu icyo gihe niho byabereye we yari afite imyaka ingahe se waramurutaga cyangwa yarakubitaga ntaho twangana ni nkaho mwangana ubwo icyaguteye kutamumenya wenda wasanga ari uko yakuze yarakuze arahinduka uyu munsi uravuga uti nta simbuze mbese ubwo se umwana narabwaye ntumuzi reka ntabwo umubonye muhuye mu nzira reka n'umwana ntiyamumenya kandi nabo uko kuza kwabo wenda basanze waratindahaye bituma n'uwo mutima bakwije ariko bazagaruka bahita babivaho kubera ko wenda usa nabi batari fiyeri yawe ko narahindutse babona utababera umugore none banagaruka babona wenda wabonye undi mugabo ibintu nk'ibyo kesava birumvikana se bigenda yansubira mu rugo nyine bibaho ngaho mbona urugo ndubyaramo igihe kiza kongera kiragera umugabo arananiye njye ndigendera abana ndabamusigiye ngo bari bamaze kuba bangahe 3 nyine ndazamuka njya mu mujyi hano Rwamagana hano mu kaje hari umumama nanone nzi turabana arangije ati rero reka n'ubundi nkora hano ku munara hano hafi ya polisi harakuye mu kirere tujyanayo turakorana undi muhungu nawe ati reka nze nkwereke wasize ari utubwiye ko wasize 3 wasize abana 3 nawe undi waramusize cyangwa wamugendanye nawe musize ndagenda umuhungu nawe abankunze atyo ndapfise kuri wagiye mu mujyi hafi ya MTN ankunda atyo noneho akajya ambwira ati nta kibazo nzajya nguherekeza tugaherekezanya ariko we wumva ntabwo yafashe ku ngufu yabwiye n'uwo mugabo ati nubwo muteye inda ntabwo nahise ko ari umugore wawe ati umwana wanjye nakura uzamujyana ubwo n'uwajemo hagati wa 3 noneho birangiye umuhungu barafunze ntabwo nakirirwa mvuga ngo yamfashe ku ngufu kuko we twagezanye gukundana tugirana ibiganiro ubwo birangira akoze amakosa baramufunga yandi atajyanye n'ubuzima bwawe amakosa yatumye amufunga n'abandi ntabwo ari njye wowe nta kibazo umwana yaramukurikiranaga ariko kuva afunzwe yarezwe n'uwo mugabo nashatse kugeza n'ubu ari mu bana uwo mugabo rero nashatse nawe twarabyaranye tubyarana afite ibintu agenda abirya gake urumva icyo bamusabye cyose akagisinya ariko ntagikore birangira ibintu bye abirangije aduta mu muhanda shiraho igera ku mugore mukuru nibura sinahantu mvuga ngo ni mu isambu y'umugabo ngo abo bana nabafata nkabamushyira kuko ni kwa mukeba yagiye ku mugore mukuru kandi umugore mukuru si ibyo umugabo yamwubakiye ni iby'iwabo ahubwo urebye umugabo yinjiriye uwo mugore mu by'iwabo ariko nawe ntahari niyo mpamvu abana banjye mbihambiraho ko ntahari nose nzabafata amajyane kwa mukeba kandi nanjye nzi ko uwo mugore twakundanaga nkamusura nzi ko ari iby'iwabo umugabo we udashobewe nibwo yagiye kumwisunga aramwinjirira ariko umugore ntabwo yigeze abyara babaye gutyo kandi mba muri ubwo buzima uwo nkunze arambwira tuze tubane umpaye inzu yujuje ati igihe cyo kwitasi kiragera nkayijyamo byagera kuyubaka nkasohoka byagera kuyitaha nkayivamo uyu munsi mu buzima bw'uyu munsi tubwira ubuzima bw'uyu munsi ubayeho ese abo bana bari bamaze kuba bangana uyu munsi umaze kugira abana bangana nabyo abana 9 ese we ba basore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ngaya murumuna we ati njye nyihera make njye muri IBTC kwiga film making ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu n'uwo mukire niwe utunze imiryango ngo uzashobora hanze aha
IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788545302 bitise ukajya ku rubuga wa3.ibtcfilmschool.com. nari ngubaje ni abana bari umajwe tubiye ko agize abana 9 bari umajwe kugira abana 9 ese abana 9 abo uwo mugabo ubwo ni bangahe ni 7 naho ndi wazanye wandi gufasha ku ngufu uwo ni imfura ukagira abandi 7 wabyaranye n'uwo mugabo ko babaye 8 ubundi yavuye nyine n'uwo wundi wo mu hagati uwo mu ngufunze ufite abana babiri bataraza n'abandi 7 ubwo bivuze ngo ufite abana 9 bavuga ko bagabo 3 ariko noneho yarapfuye ari 8 ari umfuzo ariko hagati aho ngaho abadukurikiranye ntibumve ko no mu mama yabigizemo uruhare kuko umuntu wamwica ubuzima bwa mbere amufata ku ngufu niwe atumye atakaza destination atangira kuba vagabonde cyangwa se kuzenguruka bivuze ngo we iyo ataza guhura n'umuntu umwangiriza ubuzima ubundi tubikanye n'ikiganiro cya Makobwa wenda katumubaze natubwire ese tubwire ni izihe ngaruka byakugizeho uyu munsi ni izihe ngaruka ibyo ndatereka kubyimagine ngo tuvuge wenda ngo wabitewe n'iki wowe ubona ni izihe ngaruka byakugizeho ibyo bintu turi mu nzira ya Makobwa turi mu kiganiro cyo kumenya ese ibyabaye ku muntu ariko tukamenya n'ingaruka byamugizeho ndetse tukabishakira igisubizo tubwire ingaruka byakugizeho ubwo buzima bwose wagiye ugendamo bw'abo bagabo ubwo buzima bwose bw'abo bagabo numva ko batandukanye ariko none ashatse nawe ntabwo yigeze amfata nk'uko bikwiye twahoraga dufite amakimbirane nzakwica n'ubundi urendaya urumva n'ubundi simbyarana nawe akaba ashaka kubanga birangiye rero uwo hagati nanone njye ntabwo njyewe umuntu utambangamiye numva ntajya amubangamiye ahubwo umugabo dufitanye abana n'untesa cyane sinatuma abana ngabo ibyo guteka bikwiye no kubishyurira inzu cyaramunaniye ahubwo njye agahora naba umpaye nk'inzu agahita yinteramo bati se mama ko twagufashije uwo mugabo ashate nishyure gasa n'ubundi turashwana nyirinzi ati inzu yawe umugabo akagenda mbere akabasiza asenyeye akabasiza anyandaritse ubwo bikarangira n'ubundi mpamvu naba mbonye ko nta yindi nzu mfite njyenyine yo gufasha abana n'umumama akambwira ati cyangwa umukecuru twibane tukabana kuko b'abana bafite akavuyo bamukecuru ati dore basenye inzu cyangwa se barambangamiye kandi ubwo njye mba nabyutse nigendera nagaruka ese mukecuru ati hoya abana bawe ati ahubwo ndaje nkurege nongera amatekereza ese mukecuru ngo uburenganzira bwawe nigendere afata abana banjye agenda naba mpuye nawe nkakubwira nti byanze noneho ngabye ubu ahantu ngeze siho duherutse kuvugana hashize nk'icyumweru gishize ariko nagiye kumushaka ariko tuvugana avuga ati n'ahantu ari ni ku mukecuru uwo mukecuru afite abana kandi ntibamufasha njye namufashaga ndengera abana banjye ibyo nkora byose mba ndengera abana urumva njye sinabura uko mbaho ku giti cyanjye ariko abo bana ntabarengeye ni kwa kwiba ni kwa gukubitwa kuko ni abana batera ukagira udusaba abana mbese bite noneho ubwo uhita uvugana nari kuri uwo mukecuru mbonye byanze ngiye mu mujyi mwana mugenzi wanjye nanone wari umupangayi wanjye umve ko ibintu bihindukiye iyo nza kumubangamira ntabwo iki gihe yabafashije ubwo tumaze guhura arambwira ati se washakiye umupangayi inzu yanjye ari ntuhazi mu miyange aho iwacu niko bahita ati ntago ahantu inzu yanjye iri uhazi n'ukuntu twabana nubwo ntafite amafaranga nturayishaka amangahe ngo nyashaka ati wowe naguca bitanu ariko ntayo mfite ati wowe nanayiguhera n'ubuntu ukaba uyashaka
ntiwaba ugize neza. Icyo gihe ibyo nari ngiye mu mujyi narabiretse, duhita tumanukana, inzara ikingura aranyita ati se urumva uzajya mu ryari, kubera bya bibazo mba nifitiye no kwimuka sinjya mbiteguye. Ese mvuga nti ndabiraramo, aturayiraramo ndabiraramo, ati nk'urufunguzo mbizungu. Narazamutse mbira umukecuru ku meza, rero umukecuru birahindutse ndimutse, ariko uko nshoboye nzajya nzamufashe ntacyo ndebye. Ubwo birangiye nazinze ibyanjye ndimamukira njya muri bose. Umugabo iyo bamufashe kabasi hari abana bawe bandagaye n'umugore, ati umugore mubwira gushaka inzu ntayishaka, ati muha amafaranga akayashyira mu bagabo, ati muha amafaranga akayajyana mu kabari, kandi ntayo niyo yampaye arambwira gufata bibiri ngo genda ubihe kanaka nyir'inzu ngo ejo uzaze ufate bitatu, wenda nagera kuri nyir'inzu ati wapi, ati umugabo ntamuzi ntari buwe, bigatuma ya bibiri nyahahisha wowe mwahora akakubwira sinamwishyuriye inzu. Abana nibo bagira imboga, baramufata bakamufatira mituweli bamugezayo, ati ndaje mutange. Baramufata bati abana ko batiga, ati ibyo byoroshye, ati reka nze mbatange. Umwaka ugashira undi ugataha. Abana bawe umunsi ntabwo biga? Ntabwo bose biga. Abana bose ntabwo biga? Ntabwo biga hisi icyiciro cya mbere. Tubwire wenda noneho, wenda wabivuze nyine wabitubwiye yego, ariko umuntu utabashe gusobanukirwa twari tugeze ntabwo mpfa kubimenya. Tubwire ubuzima bwa none uyu munsi ubayeho ute? Tubwire se ubuzima bwanjye uyu munsi mbayeho, tubwire mu gakeya mu ncamake, wabitubwiye nabyumvise, ariko ku muntu wenda ushobora bitewe n'aho twinjiriye ntabwo ashobora kubyumva neza kuko bisa n'ibivangavanze. Uyu munsi ubuzima bwawe buhagaze hehe? Naho ni gutya gusa, ni muri iyo nzu kandi ntabwo ndayishyura. Urimo urakodesha urashakisha? Ndakodesha ariko sindayishyura. Nashatse yavuga tuyiharure. Ubwo rero kubaho kurya iyo nabonye ikiraka cyo gufura cyangwa gukubura ndahinga, kandi muri ibi se guhinga byarahagaze, njyewe ndimo ndafura nkakubura ugatunga abana bose nuko. Ni ikibazo gikomeye cyane ku bantu badukurikiye. Rero uyu munsi wa none ufite ibibazo, birumvikana kuko ufite ibibazo, ukeneye ubufasha, ariko nanone ukeneye gutanga inama nk'umuntu wanyuze mu buzima bukomeye. Ni iyihe nama wanze utanga inama cyangwa se wigisha abantu uburyo bakwitwara, cyane nk'abantu bakiri abakobwa wenda batari bagera kuri urwo rwego rwo kuba bagwa muri ibyo bintu? Urumva uratubwira uti nafashwe ku ngufu, umaze gufatwa ku ngufu, nyuma yaho ibyo byatumye ujya mu buzima bubi, kuko n'uwaje wese yaje yinjiriye kuba yarabonye ko amaze guhura n'ikibazo, nawe ubwawe ugenda kubera kwiheba. Buryo muri kibazo cyamugezeho akenshi akiheba, agenda agwa no mu zindi nzira zindi atateguraga. Uyu munsi ubuzima bwawe bwa none ndakeka uko bubayeho atari kuba buteganyaga kera mbere yuko ibibazo bikugeraho. Ni izihe nama wagira urubyiruko, wagira abantu bakiri abakobwa, cyangwa se wagira abandi bamama? Hari abamama nk'uko wenda wowe uravuga uti njyewe abana narababyaye ariko igihe cyose mpora mparanira kudata abana banjye, abandi barabata akavuga ati njye ntabwo nakwishunga kuba mu bana, ntabwo nabana nabo. Ubirumvikana rero, tubwire gira inama utanga ku bantu batari bagerwaho n'ibyo bibazo, ariko kandi ugira inama utanga no ku babyeyi bandi bahuye n'ibyo bibazo byawe bakaba wenda barataye abana cyangwa se barageze kuri kumwe. Njyewe igihe maze muri iyi si kuva mvutse, niho navukiye nyine kavukire, hari ibintu bishaka kukubwirira ariko hari n'ibyo njya mbona nikorera. Nka buriya nanjye muri abo bakobwa nabyo abakobwa bane n'abahungu batanu, ariko mu bakobwa banjye mbaheraho. Iyo mbahereyeho baravuga bati na nyina ni uko, ni karande, ni uruhererekane. Nyina ntiyari muzima, n'umukobwa ntabaye muzima, n'ababyeyi si bazima, ariko ukabona hari ibintu bicomekamo. Uwo mukobwa wanjye yigaga mu wa kane, umuhungu aramubwira ati rero ubwo iwanjye ari abakene, ubwo papa wayanga mama wawe, njye vayo hano njye nkurihirira amashuri nkugurire inifomu. Urumva? Umuhungu umukobwa akajya kwiga ntatahe mu rugo, we na mugenzi we. Ndavuga se mukecuru aba bana barimo barataha hehe? Arangije arambwira ati nyamara mfite amakuru, ati bashobora kuba barashatse. Ni gute se? Ariko bakaba barigeze gukora akantu, bavuye kwiga baratoroka bambuka ngo Nyabarongo, babafatirayo barabafotora. Bamaze kubafotora bohereza amafoto inaha rwamagana ari ku kigo nyine.
barangije batumira ababyeyi babo tugezeyo bataye amafoto murayazi tuti turayazi sindiyazi ari Delphine na Mariya abacu ati se bagenda hari aho mwabatumye sase murabizi tuti reka reka ati bafatiwe aha n'aha n'aha urumva ko bari batorotse bagiye ubwo birangiye twarahagaze barabazana kuri moto ngo 2,500 bati se murayishyura tuti ntayo dufite njye n'uwo mukecuru arangije ikigo kirayishyura bahamagara gitifu arangije arabaganiriza babaze se ni iwanyu babavunisha cyangwa se ni ikindi kibazo abana barahakana bati ariko twebwe uwo nguwo wundi wajyanye iwanjye ati ni umuntu twari tugiye gusura w'ahantu njyewe nzi njye nari kumugeze tukamusura ubwo babifata gutyo ariko ababyeyi turasinya ko abo bana nibongera tuzabivuga cyangwa se tukabihanirwa abandi icyo gihe ntabwo bongeye ahubwo bafashe indi mico bahita bishora mu myuga yabo bakiga umunsi umwe ukabona cyari yagiye no kuri uwo mugabo ntiyatashye nzemera kuri uwo wanjye njye naramukurikirana bikurikije nuko namaze kubisinya maze kumva yuko yashatse kandi igihe kitageze kandi arimo kwiga yiga ibice iyo nagiye misiyoni ese meze bite Vumiriya yiga umukobwa twabonye atazi ibice nasa kubwira ko ataha mu rugo ngiye ko ntajya mbona hataha ati mbona amatelefone ampamagara ngo yasibye mbimba ari iki cye arakubeshya naje umukurikirane cyangwa natazi uzabikurikirane umenye amakuru ye we na mugenzi we birangiye rero Imana burya ni nziza umwana yahise aza ku ishuri kandi umusore yari asize amubujije amubwiye ati ntujyayo ndamuhamagara ndamubwira we yaramuhamagara akamubwira ati Vumiriya yarwaye Vumiriya yasibye ntushyireho zero umwarimu kubyemera ariko atazi amakuru njyewe maze kugerayo umwana yahise aheka igikapu bamwaje ku ishuri Imyaka isura yasura mu wa kane segonderi primeri ati none uwo muhamagara mu wa kane primeri uwo mwana wawe wanjye yiga kuri uwo musore yiga mu wa kane primeri yafite imyaka ngo yari afite 17 n'ubu arangije ubwo n'ubundi mwarimu abaramusifuye ahageze ati biti ni byiza ibintu bimeze bite ni byiza wabonye yahita ahinduka turamama aje kundega cyangwa se hari ukundi bigenze mwarimu ko nari nabimubwiye aramufata aramwiyegereza ati ngaho ujya mu ishuri wige umwana ajyamo ariga arambwira ati rero njyewe nta kindi nagufasha jya polisi ngeze kuri polisi bati nta kindi tugufasha ntabwo tuza gufata umunyeshuri afite umubyeyi we nagenda amufate amuzane ndazamubwira mwarimu ati nanjye mvuye ahangaha uri ushinzwe ikigakazi ati nanjye nahane baranze urungutanye ariko ndemera ndakomera hanyuma ndagenda mbibabwira maze kubibabwira abantu mu bitaro kuri Isango baragusangira tuzi cyane noneho ngeze muri Isango harimo umwana wananiye bampinduriye umusazi hari umwana uri Uganda kimwe na mukuru we uwo mugabo nareraga umwana we ashatse Uganda atwara uwanjye barangije barahindura bamutariwe arananirwa noneho uwo bakajya bamufata mu muhanda bati ni umusazi ni umurwayi Isange iramufata ngezeyo nkajya musura nyine nkababwira uko bimeze ngezeyo bati ye ntakundi umwana ntakurusha ubwenge genda umusabe mwarimu umuherekeze umuzane ubwo nari nabibabwiye byose nagiye gusura ndangije ngezeyo ndamubwira nti rero
ngenda muganiriza mubwire ko wenda agiye gusinyira muri nyina we bakamufasha mwana se namugejejeyo se mwaramugejejeyo baramwicaza mu twicaye baramuganiriza baragenda baramupima basanga nta kibazo afite nta nda afite nta ruganda afite bamushyikiriza polisi irangije polisi iramumpa irangije ati ngaho mama atwara umwana ndamujyana noneho akajya abikora kandi ataha ashinja iduka yatwaye uwo musore babikonaga afite imyaka uwo musore 20 afite 22 uwo afite 17 birangiye umwana akajya ajya kwa musore ariko agataha na wa undi mugenzi we bakajyana ariko bagataha abana bo mu rugo rumwe bajya ku musoro umuturanyi ni uwanjye bahuriraga kuri uwo musore bakatubeshya ngo abasasira muri salo barangije batwara inda bose umunsi umwe bose ari umusore yibateye oya undi yayikuye ahandi birangiye urumva barakatanaga buri muntu wese wenda uko bakundanaga bararaga hejuru bakarara simbizi uko byagenze bahindura yuko bazajya bajyayo bagataha tutazongera kubimenya umukobwa arangije wanjye uwa mbere abatwaye inda uwa kabiri atwaye inda birangiye se vumiri utwaye inda ati umukobwa aba mu rugo n'inda none se kutabiba y'igitenge kwipimisha umukobwa aramubwiye umuhungu aramupimishije birangiye aranamutwaye afite inda yiga muri primaire mu wa kane yaramutwaye baragiye barabanye nk'umugore n'umugabo birangiye umukobwa igihe cyo kubyara kirageze nuko arampamagaye ati ubu tugiye kwa muganga samuka umwana arampamagaye ati ca kwa papa aguha igikapu cya nyina bitsiya kirimo ibikoresho agenda no mu rugo kuri aramperekeza isa aramperekeza tugeze hajya munsi na ku gitoki muri arete kuri gare igihugu cyo kwinjira ibitaro umugabo adukubise amaso asubira inyuma ati dore iwanyu baje amutaho mu bitaro twinjira ibitaro ise nawe ati hoya ati keka iyo mufata nkamwica njye n'umukobwa na mukuru we twinjira ibitaro turaraho badusaba ibyo badusaba burakeye mu gitondo umukobwa atabyaye narangije amukubise umwana hasi duhamagara umugabo telefone ivaho turangiye tumenya ngo yatorotse yitorotse yigendeye umukobwa amaze kubyara turataha tumaze gutaha umujyane wawe turagiye no mu rugo ndamurwaje agiye kubanga umugabo amenye ko nta kindi kibazo aragarutse amutwarana n'umwana urumva ko yabaye umugore we ariko njye nkaba narabivuze arangije rero bagirana amakimbirane barananirana ati mba ngusiga mu rugo nkakubura kwa mukuru wawe ujya gukora iki ese kwa nyoko wagiye gukora iki nimba ngusiga mu rugo ibyo mwohereje bikajya inyuma y'urugi ufite amakosa bagashwana umwana agakaraba abaturanyi bijya aho bazajya barwana umuhungu narangije abitorera abantu amaze kumutorera abantu umukobwa ati bisibyo reka nitahire kandi amuteye indi kandi ni nk'iki gikombe aba amuteye indi umukobwa araje ati njye barandoza abaturanyi icyahora njye twarindarika umukobwa yakoze ikosa kwa kamaze kuvayo yaramuhamagaraga ati ko umwana ashaka igikoma ntabwo nakubwiye ko nzagufashiriza iwanyu ntabwo naba n'ibitonze uwo muryango taha umukobwa ati nawe ati hoya akabyara n'umuhungu akabyanga noneho umukobwa bwarakeye mu gitondo uko mba nigendeye ngaheka wa mwana ajya kwa muhungu agezeyo mu gitondo ngarakoma umuhungu arakingura yangije yicakurira afata simukadi ye maze gufata simukadi yashyiramo iye ajya kubikuza urumva ko yari azi umubare w'ibanga babana agiye kubikuza rero yakoze iki umuhungu yagiye mu kazi yari umunyonzi abura abamuhamagara
akaba atese umugani yangiye kigira amafaranga nk'ubu ngubu bimeze bitajya kubaza umukuru w'umurinda w'umusazi sinzi undi yabajije atari ku ntaga simukadi nta n'amafaranga ifite umuhungu yagize umujinya abika igare amusanga iwanjye aramukubita na mukuru we bararwana barabafata yarangije bati wa mugabo ukoze ikosa kubitiye umwana wabo kandi uzi yuko n'ubundi wahigaga bamufatiye muri ako kavuyo baramutwara njyewe wumva mu murimo fata telefone umuntu agahamagara nkagura washatse tukaza ukambwira ngo fata telefone nyifashe ngo wari uzi ko ngo umukuru wawe tumufite ngo azamukana n'uwo mukobwa wawe ngo ariko kure isuka ngaho ese mwamufashe yakoze iki bati si byawe ntabyo uzi ntazimba yamukubise kandi wumva nkaceceka ngize ndazamuka ngeze umwana baramureba abantu b'inzobere barabyumvira ngezeyo bati mama bareba uwo mwana bandeba bataho kugira umugabo azi iyo baduha wowe bati iyo baduha wowe ni gute bati uyu mwana arinze gutwara inda kabiri arinze gutwara ya mbere uri ngiye narabivuze 2019 iyo bajya muri dosiye bakazibura nani njye ubufunze urumva bati warabintu narabivuze umwana arangaciye umugabo mutwara nk'umugore ariko hari mu rukiko yego ku mwana wanjye yamugaharira agaticura n'inzara nari guhora ndega barebye dosiye koko barayibona bati ntusohoke tahi bikirugo ariko umugabo nanone kuva bamutwara ntiwamenya ngo arakatiye ntiwamenya ngo araburana yagiye gutyo umukobwa nabibonye ati mama ataba abantu barere genda nigendere ati njye nibonera rwose muri wa bandi banje ni ikibazo urumva ikibazo gikomeye amaze kumusigira umwana arwara afata telefone nkamuhamagara ese akazi urimo bimeze bite ko umwana arwara ati ndaje reka mbwire mama nyabuje ngo akamwimitike ngeze aho n'abagabo nari ncumbitse araza arambwira ati uriya mumama akatigeze ateka kandi ubwo ndi mu nzu ndimo ndahoza ati katigeze ateka bimeze bite arakomanga nyir'inzu umucumbikiye ati ko utatetse wahebye icyo hahera abana n'abibi guteka teza ni umushinga mpita ntekereza kujya kuvuza umwana ariko mu gihano n'undi yazahara ndangije rero mu kinyarwanda bati wapi umuntu umeze gutya ntacyo twagufasha ndagaruka mbibwira undi nawe ati fata igihumbi ati rukanga ujya kwa muganga nze kwa muganga nta mituweli ndijana mu bitaro gutya nze bamenyeye ko mbyara nk'isohokera bamenye rwose nshaka no kujyayo bakambwira bati uwo mwana wapfuye najyanye umwuzukuru nanjye baravuga ngo mama ngo reba hano ngo icyenda amatangaye nta mwana waguye warishyuye ese mama ko ubyara ukigendera ubona turinjije nasubizemo izanye yicara mu bitaro narangije umwana baramwakira muri iryo joro baramuvura araza arahagera ariko umwana aranga arapfa umuhungu wa kabiri w'umukobwa kumushyingurira ikibazo n'uwanjye yari ikibazo ariko uwanjye agira ikibazo afite se afite nyina uyu nguyu nyina nta bushobozi afite kandi isaha arahari ntuhe marayika ziziki nabaye nk'umusazi mu mujyi njya guhiga wa mugabo wanjye nibura ntamufata nibura ntamukubita n'ikirahure n'umugabo afite ubushobozi ariko sumbaza ikimutwara ubwenge yinywera icyuma bino byuma arabinywa iyo akibonye aritangira akigana ubwo kubana nawe rero ni ikibazo nzakwica nzakwica rero maranyitinya nkahora nyihunga niba nzapfa pe ariko gupfa wizize burya ni amakosa kandi mugafata abana bawe ati ntabafashe bashyira abagabo bawe bagufashe
ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nk'aho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamico si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Ikiganiro cyacu kirakomeza nk'uko mwakomeje kubyumva. Ngewe n'ubusanzwe nubwo nzi kugira iyo esprit de générosité ubudoko umutima wo kujya gushaka abantu n'impuhwe, ariko nakoranye na Musisi nk'umuntu dukora mu nzira y'amakobwa nk'umunyamakuru kandi yamfashije cyane. Ariko nk'uko mubizi ibi biganiro byose byavutse anda cyangwa se munsi ya IBTC Save. Hari ishuri ryitwa IBTC Film and Design School ryakonsebusiyonie ino mishinga kubera ko ryari rifite igitekerezo cyo gukora ibintu bijyanye n'amashusho, rigera ahantu rikora no projet yitwa IBTC Save nka organisation, none riza kugera ku nzira y'amakobwa. None rero muri kino kiganiro IBTC nk'umuterankunga kino kiganiro twamamazamo, reka tubakurikire uburyo bakora n'ababishaka babagane kugira ngo nabirwa bikomeze biho mu gihe hataboneka n'undi guterankunga bwo bwose. Yes, tumaze kumva nyine umuterankunga wacu wa IBTC, turakomeje ikiganiro cyacu. Na Musisi yaramaze kubaza ibibazo byinshi amubaza ngo uruhare rwo none we yagize ubutwe bwo kudatabana kandi na n'ubure cyamuguye. Ngewe by'umwihariko mbice mu mayange, ngewe naramushatse ndamubura. Umunsi twari buzanye muri no studio uyu munsi mubuze ngombwa ko mutuma abantu ntangara amafaranga baze kumunzanira cyangwa umenyeshereza, ariko habura umuntu umenya aho ari. Ngombwa ko ngewe mbyuka mu gitondo nka 11 nambara imyenda ya siporo ngenda nirukanga njya gushakisha. Nabaje hano henshi hari bambwiye ngo bakeka yaba bita kwa Nyamvura, urahazi kwa Nyagirwa. Ubwo ndageze kwa Nyagirwa ndebye zo kwa Nyagirwa murabo ko ni Nyagirwa cyangwa kwa mama Dudu bajya mukorera. Urumva nawe nahaca mpageze ndongera bambwiye ati yobozi wa muntu ndaratuye nyine. Ubwo nagiye nashatse mbese ni bitangaje, nagiye nka kilometero nk'ijana, oya ijana ndakabije nk'eshanu kugira ngo ngera haba ndi mu kintu kimeze nka siporo. None ngeze kwa Nyagirwa bavuye njya kwa Madudu, uvuye kwa Madudu ngera ku muntu niwe wambwiye ati atuye hanana ati hafi yo kwa Kagabo no kwa Rwamukwaya. Ubwo ndagenda kwa Rwamukumba nyine kumubona byarangoye kuko nta bushobozi yagira ba telefone, kandi icyumuri gishene nta murege muteguzi no gahunda. Umukecuru bagahubuje ko amaze kwimuka. Mbese ni ibintu bibabazo kabisa ku buryo abadukurikiranye barumva ko iyo esprit dufite gushakisha abantu b'abadamu n'abakobwa bafite ibibazo, muzadufashe kugira ngo bino bintu bikomeze bigwize imbaraga, namufashe n'abishoboka kuko mwamaze kumva urwego ariho. Ariko umve ngo ntabwo byoroshye, biba ngombwa ko tuvana aho ngaho tujyana mu rugo kugira ngo yiteguraze turazana bigoranye. So bivuze ngo rero niba hari abantu babayeho gutya mu Rwanda hakenewe n'ubufasha. Navuga rero ngiye namaze kumva concept ye aho yasubije ko mu kuvuga uruhare rw'abakobwa mu kubyitera yahere ku bana be. Byumvikana ngo ngiyewe nubwo wenda waje ngo ingaruka niziye ashobora kutazivimuze ko yanaze kuzumva. Kubera kuri munsi uriya muntu amufasha avuye mu ishuri akamwiriza muri domaine y'imibonano mpuzabitsina wenda itanateguwe atafite n'amakuru. Ubwo ku kiganiro cyacu gifite inshingano yo kwedika abantu
kumenya n'ibihe byabo by'iburumbuke no kubamenya guhakanira abantu kuya gute na awareness ubwo abagabo babishe kusha gufata umukobwa ku ngufu cyangwa umugore ku ngufu ukabona mutenda kandi biteguye na awareness abagore n'abakobwa ntabwo ari kimwe n'abagabo abagabo nanjye ndimo dukwiye kumenya yuko hari ubuzima abakobwa babamo tuzakwiye kuba tuvogera isaha n'isaha rero bivuze ngo ibintu byose byabayeho uko bagiye babyumva batumirwa bacuruzi biraturuka kuri wa munsi umwe gufatwa ku ngufu bivuze ko rero uruhare rw'abantu mu gutabana byo urumva ko yaramaze kuvuga ku mukobwa we urumva byabaye byinshi ariko arakomeza akivimuzi atubwire noneho wa mugani ni uhe mutima nihe avana imbaraga kandi ko arya nka rimwe ku munsi cyangwa ntanarye kandi ko yimuka nizo nzaba bamo rwose urebye ni mukwepi ni kwepi kinonko cyangwa ugira bite bivuze ngo kandi nazo ntago bari buzirame kumva ko nubwo ayibayemo icyumweru kimwe yayigiyemo atishyuye ashobora no kuyisohokamo isaha n'isa ko nyine zatamwishyuye mbese urumva ko ni ikibazo ntafite aho guturiza n'umugabo niba ari kumwisuye ku mugore mukuru wa mbere atatubwiyeho ariko yari ahari wa mbere mbere y'uwandi wapfuye urumva ko ni ikibazo ubwo rero nkavuga ngo wa mugani ntamuvugiye ibintu byose nk'umuntu wanarize natubwire nihe havana imbaraga kugira ngo n'umufasha yumve ko afashije umuntu usanzwe ari umunyembaraga ahubwo abashije ko n'umufasha yahita akomerezaho abantu mu kwihangana uzi imbaraga wazikura hehe utari mwana zibona ugisubiza neza babyumve yego nyine njyewe kubera ibyo ngibyo navutse ndushye yego baramuburushye gufata umwana nkamujugunya n'undi mwana tubwira ko ari umugisha urumva buriya rero njye n'ubundi uko navutse ndushye n'undi nkaba n'uburushye ntabwo nigeze mbitekereza byo kuba nakiyicira umwana nagumye nyine ngorwana nabo bituma biba benshi ubwo iyo nza kuba mbatana biguta bose uwo mwana ugomba ntibiho hari aho bamfasha kubera hari aho bamfasha kuko nabanye nabo abana banjye hari ubwo bashobora kujya ahantu bakarya bakira n'amatetse nanjye nshobora kugenda nkarya ariko akavuga ati buriya bugari ubutware nuko tubaho bigatuma rero ko njye hagati y'ibyo byose naje kuyimara mba umurokore ariko kubera urushako n'ubukene bituma bwa burokore mbuvamo kuba ari umurokore rero bisaba kwiyakira bisaba kwiyitaho bisaba yuko ukorera Imana ntacyo ishidikanyaho ubwo rero nasanze ubwo bushobozi nanone bwo gukurikirana agakiza ntazabishobora vuga ni ntabwo nzaba nagiye kurepeta cyangwa se kwiyiriza ngo ndasenga b'abana bahari nk'ubu iwacu dufite utuntu tw'udugurupe tw'utubari inshuti zimwe inzoga bitandukanye ashobora kumbwira ati vayo twigendere sinanywaga inzoga ariko kugeza iyi saha nubwo nayinywa ariko sinshobora kwibagirwa ko abana banjye batariye cyangwa se wa undi turi kumwe ko afite ubushobozi bwe njye nirebaho nkareba iki no kuri ba bana nyavuga nti n'uyu muntu nubwo ndi mu nzu ye yankoresha icyo ashaka sindi mu nzu ye se bigatuma ibyo byose bigenda bimpa imbaraga zo kwihangana cyangwa se nkamanuka hari igihe mba mbyibushye hari igihe mba nananutse hari n'igihe nakumva nanakiryamira nkavuga nti ese igihe nirukiye nabonye iki ukumva hamwe ndiheba ahandi nkigarura nkumva nasubira mu gakiza kandi ubundi cyankanguyemo ntaho cyagiye birumvikana abantu mudukurikire rero ni ikibazo gikomeye cyane birumvikana uyu mama afite ibibazo bikomeye afite ibikomere icyo ni icya mbere afite ibikomere byo kuba atabana n'umugabo byo kuba abana be batabayeho neza mwigeze kubyumva ko yatubwiye ko hari ahantu umwana we kubera ubukene niho bahereye bamushuka
baramushobora bavuga ati ngwino n'ubundi wanyu nta kintu mufite ngwino urumva umusore wamushitse aravuga ati ngwino n'ubundi wanyu nta kintu mufite ujye utaha wirire hano urumva aho n'iyindi ngingo nayo ituma umwana nawe yabaho nabi birumvikana ko uyu mubyeyi n'ukuri yarakomeretse nkurikije uko byumvise yarakomeretse cyane afite ibikomere mu buzima afite ibikomere yatewe no kuba yarafashwe ku ngufu niyo fondasiyo y'ubuzima bwe bukomeye kugeza na n'izi saha ariyo mpamvu tubwira abantu ngo tugomba kwita ku mukobwa niyo mpamvu natwe twazanye iki kiganiro tuvuge ngo tumenye si uyu mukobwa akwiye kuba hate isaho bitari byageraho batwe ni gute twayibarinda ni gute twabagira inama bakabyirinda cyangwa se abo byagezeho ni gute twabomora ibikomere tugashaka uburyo ki bakongera bagasubira mu buzima busanzwe bwo kwiyakira bagatuza ariko tunarinda n'abandi bitari byageraho urumva rero uyu mumama afite ibikomere bikomeye akeneye ubufasha bw'amasengesho urumva we yarasenze biramunanira kubera ibibazo akeneye ubufasha bw'amasengesho akeneye ubufasha mu mafaranga akeneye ubufasha bw'inama akeneye ubufasha bw'inzu urumva kuko uyu munsi akizerera gufata abo bana bose byishyiraho wumva umwana abana bose batiga abana bose ntibiga ugereranije igihugu cyacu kigeze uyu munsi ubundi umurage mukuru w'umwana n'ubumenyi buha mu mutwe niwo murage mukuru nicyo kintu niyo nteke muri wabwiye kumuha kera bajya badutekeshana n'ubu baracyatekesha ariko si bikimeze nka kera kuko ubu ngubu burya afite uburenganzira bwo gutekesha cyangwa kwihorera ndakeka ariho bigereye ariko nyine umurage mukuru wabwiye kuranga umwana wawe ni ukumwigisha kumushyira mu ishuri urumva rero ko uwo mubyeyi adafite ubushobozi bwo gushyira abana be mu ishuri ni igikomere gikomeye afite ndetse kiri no ku bana be azi neza ko bazaba mayibobo urumva uyu munsi aravuga ati no kuba umukobwa wanjye urumva wandagaye bwa mbere byareye kuba bari bakeye urumva igikomere umubyeyi ni babiri bandagaye abandi babiri uroro abigiramo bahuguranira abana ntanabimenye ko bahuguranira urumva nyine umuntu aba yaragize stress ubwonko buragira bukamera nk'uvuye ku muntu kubera ibibazo byinshi ariko mu by'ukuri umubyeyi ntitwabona no kumushimira yakoze ikintu gikomeye kuko ni kenshi tubona ababyeyi bagira ikibazo bagata abana babo kubona umubyeyi nk'uyu washikamye akavuga ati abana banjye nzarwana nabo nemere mbane nabo mu buzima bukomeye ariko mbane nabo ni ikintu gikomeye tukwiye kumushimira umubyeyi rero tugomba gukomeza kumwihanganisha tugakomeza kwihangana ariko dusaba abantu mwese mudukurikiye mwakabyara mwe turabizi abanyarwanda mugira umutima mwiza ni umuco dufite mu gihugu cyacu cyangwa se yaba no hanze yacyo ni umuco dufite wo gufasha burya tujye dukorera Imana ariko Imana iravuga ngo mujye mubanza mugire neza ko mugire neza ku bantu banyu nyine abantu bacu nibo twakwiye guheraho niba umuntu wiba umenye hari uburyo bamufashamo ntago ari nko kumuha ibya mirenge ushobora kuba ufite akantu runaka gatoya ariko burya iyo ukamuhaye n'undi akamuha kandi biramufasha birumvikana rero umubyeyi afite ibikomere byinshi ngiye unabuze icyo navuga pe ndabuze n'uburyo nabyakiramo ko numva ibibazo afite ni byinshi cyane akeneye ubufasha bukomeye abantu mudukurikiranye rero rwose sinzi ukuntu turibuze kubigenza yavuze ko nta telefone afite ariko umuyobozi wa INZIRA ya makobwa byaka byakunda afite telefone hari uburyo twabigenzamo kugira ngo inkunga se cyangwa umuntu bantu mugira umutima w'imbabazi ndabizi rwose murahari abanyarwanda ndabazi bagira umutima w'imbabazi nanjye ubwanye nice hano nanjye ku mutima w'imbabazi waje rwose nanjye umutima w'imbabazi waje ndakeka abantu mwese mudukurikiranye rwose ngo kabyara mu ihangane mugire icyo mukorera umubyeyi mugire icyo mufasha ni ikintu gikomeye cyane kubona umubyeyi ufite ikibazo uri muri societe kandi wenda hari igihe urya ibiryo ukabimena ukabisigaza ukabimena hari n'abandi wenda baba badafite ibyo bamena ariko nibura avuga ati muri bike mfite naha n'undi muntu nawe akarya akarariye niba naryaga kabiri ku munsi nanakwemera wenda nkarya rimwe ariko nanjye nkagurira undi muntu cyangwa se niba akeneye kugiraho kuba akeneye kugiraho kuba urumva ni ikibazo gikomeye akeneye ko abana be biga akeneye ko abana be biga akeneye kugiraho kuba abo bakuze batabarangiza imyaka yo kwiga bakeneye kwiga imyuga bakeneye kwiga imyuga kandi burya mana mbese ni ikibazo gikomeye ariko abanyarwanda ndabizeye no hanze yarwo mwese ndabizeye mbese twizere ko umutima w'imbabazi uracyabarimo kandi buriya gukorera umugisha ntabwo ari ukujya mu rusengero gusa gutanga amaturo gusa naho ni byiza ko yatanga yo kubabyemera bitewe n'imyemerere y'umuntu n'ukuntu abitekereza ariko buriya gukorera umugisha ni ugufasha umuntu muri kumwe nabyo buriya aba ari ibintu bikomeye ntabwo rero wajya kuvuga ngo wenda ngo ufite ibintu ariko burya kwiharira nabyo si byiza kuko kuba turi abanyarwanda twese tugizwe no gufashanya noneho ibyo byo bigaragara ko kwibufasha birahari ariko we hari ibintu mu mutwe nk'umuntu muzima azi byakabanje nabitondeka yishaka be 10 ariko atubwira ati ngewe niba ari umuntu maze kunkurikirana dore nyine ubufasha ubu n'ubu nashaka avuga ko umwana muvuga n'izina atondamutse mubonamo impano imeze gutya afashwe gutya ubivuge ko yagwa noneho abantu bakore bashingiye ku byo we wavuze yego wandeba noneho n'imbere muri kamera yego uranga aravuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza ntabwo navuga ngo ashyire umwana mu ishuri n'ubundi ari buze agahura n'ikibazo ni ukuvuga ngo njyewe mbonye ubushobozi wakiga
kuko ikigaho kiri ndahaza abarimu turatura ariko nshaka kumujyana kubera ya kamere yasi bati n'ubundi urimo uratubeshya ariko nabonye imyenda nkabona inifomu nkabona inkweto nkabona amakaye umwana yakiga akenshi ibyo nicyo kinsinda kuko abarimu bo tuba tuziranye abana kwihanganira ariko bakumva ngo ni se sandi atako dutumwa bagasajye mu nama nijya kumva yego nitumubwira se tukubwira icyumweru kimwe amakaye yaguhe bati gendera ntigendera nk'ubu hari umushinga hano kwa padiri Rwamagana mugenzi wanjye yambwira ati vayo tugende baraguza 2,300 tuyakuguriza wikorera ujye wishyura umugabo mureke bakurikiranya nkete ahubwo murashaka karara mwishe bati twagushimusha ntabwo mugenzi wanjye namurenganyije uko nzi ko ibyo yambwiye ariko kuri ntaratandukana nawe yakwica rwose kuko yarabigerageje Imana ikunda ikinga tukiri aho ngaho nubwo twese turi mu gihe cy'ibyifuzo ibyo bibazo baba barabigejeje ku buyobozi batabivugira hano barabizi ubu wajya kuvuga ikintu umuntu ubuyobozi bubikoraho iki bubikoraho iki se nyine ko ari kwa kundi nyine bazi umuntu niba bumva bavuga ngo umuntu ahora kugira ngo nzakwica ibyo bibazo duhora tubyumva kenshi mu itangazamakuru tugiye tubyumva kenshi ukumva ngo gukumira ibintu bitaraba byakwiye gukumirwa tukiri hano tukibivugaho ubundi gute menye abayobozi babura ibimenyetso wenda bakaba bamuretse wenda simbizi none gute ese umunsi bakwishe bazaza gutabara nta tutari kumwe kereka ngambane none niba uvuga uti uyu munsi nindamuka mbonye ubufasha dushobora 200 bakabimata bakabimenya azabintera kereka turi kumwe twinjira gutya icyo gihe cyari gutandukanye byo harimo akantu kuba mutandukanye harimo akantu ngo uyu munsi wagufasha yagufasha kizera ko ubufasha bwawe uzarera abana uzagufasha iyo agusanze yamirambagije ahura akahamenya iyaje usumwakira ndamwakira noneho icyo gihe yego akinjira mu kwinjira kwe n'undi akomeza icyumba cye nkakomeza cyane naho duhurira ufite se 300 yamenye ko yafite neza ubundi umwana wayafata mu ntoki nka dukomeze aho bigeye nta kibazo ariko tubona umaze kutubwira ku cyo amakaye abana bakuru bazi ubwenge ngo tubwire no gukomeza ibyifuzo ariko nyine njyewe nkavuga ni mbonye izo nifomo nkabona inkweto nkabona amakaye abana bakiga minerivasiyo ntabwo njya bayica barazitanga ariko biterwa n'uwo ari we bari abakuru se ko bize ntibazi gusoma ntibazi kwandika ese ko bategereza aho nyine bakabivamo ko bwa bushobozi bati n'ubundi bazaturihirira bakagarukira aho mu wa 4 mu wa 5 mu wa 6 bose bizibica ariko uko biri si kimwe n'uwataragiye birangije rero nkavuga n'ibyo nabyo n'iterabwoba ku bwanjye kubazererana ni ikibazo gituma bandeba nabi gituma bansuzugura naho undi nakoreraga ati ndi ntamuhatana arabashyira hese baragikiza nibanyiba ndabafata duhora twirinze gutya abana banjye mukora ibintu byose bishoboka ariko mwirinde nanjye mwirinde inzu y'umukire sinyitinya apfa kuba azi ko ngezemo gusa ni ugukingura ibi byose ubona niho mbikura ntabwo njya mu isoko ngo mbigure kwa kwitona no kugendana nawe nkamureba ariko nanone nabona arengeje igipimo cyane yamubaganye nafashe umusaza bigatuma nakirirwa uku ni ugufura iyo bamaze kugufata basa n'abantu bagusuzuguye nta wundi mukozi Nyirahabimana arahari none agafata imyenda agafata inkweto akabirundaho atukore n'umunanirwa ubwo nyine urabona nyine nkahera mu gitondo 12:00 nkageza 11:00 ngikoramo ka kazi kawe ufura urumva amakobwa y'inkweto y'iki byose amakuvurure nkafura navuga ngo amazi yabuze dufite imigezi wapi imyenda yawe urayimpa rwose uko ubuzi ko ndi buyigarure none ukambwira uti ubutware uzamurika umwana nuko ubuzima twiberamo ariko njyewe nabara ko abikoze nkabona arimo aranarengera
hari n'uwo nakoreye mu gihe gishize arambwira ati ruhango ntuzarugere kandi nta bushobozi nawe afite buntunga n'umuryango ubwo ngamara ku kwezi nariya nawe nase kuzajya umemba ku kwezi amafaranga y'ukwezi azatunga abantu mfite n'abandi batandukanye akambwira ati ubanze ukorera abandi uzunkorera cyangwa se uzinduka unkorera wigende nuko buzima mbana nabo bakomeye ariko nkasanga harimo abankamba ndamisa cyane kuvuga ngo sinjye hariya bamfunze kumva ibintu ntari burangize wumbangamye kandi wanyizeye noneho ikintu cyambabaje n'ubu arimo arantumaho ikintu cyambabaje yambaye iyo myenda nka n'inkweto nawe ati ngiye gushyingura nina se wayansigiye ngo ikibazo se ni uguhinga ugenda umugabo yaguye umugabo n'ubworoba saa 12 ukabana wabwiwe nabi inzara ubwanjye yarangiye njya gusaba mugenzi wanjye ibiryo imyenda nyitaho siko nagenda kugwa mu myenda saba mugenzi wanjye ibiryo maze kujya nsubira muri kazi nyuma mu masaa saba mbona abana barabizi ku mutima niwe mushaka mu kanabiri ariko naze gukora akazi karangiye saa 12 imyenda yari igihari ugifura ndayifura yishyira mu mabase maze kuyishyira mu mabase ubwo inkweto narazibitse ndamura neza n'ibitara igitondo ndaza nanika imyenda naye mubwa kwanika imyenda uzi ikintu cyambabaje byarakeye bampiga nk'uwibye kandi ngenzi icyo naraye hose ndi ugenda nunyuguza amaze ninyugujemo nkamesa nk'uzankweto nk'igende kuko naraye mpembwe ntabwo bari kubura birangiye mu gitondo ngiye kuyanika umugabo yahise ajya mu nzu azana imyenda nanone itari yayindi ubwo si inkozi iminsi 2 si 2,000 iwacu ntawe ugikorera igihumbi ubwo si agasuzuguro umugara ngo nturanyishyura se ngo nkwishyura si biki ngo uyifure imyenda yanjye ngo nzi kwikorera akazi umutima ntuzajya ukora n'akandi ndabiyora ndakora umugore nta kibazo ndagenda ndataha nza kujya ahantu nanone duhurirayo rimwe aramaze kunywa icupa asa n'umuntu uhanganye ngo uzi udafurira myenda ngo nakugukubitana na nyokobuja ngo mugasohokana ngo utagaruka kubera iki ntayifuze rero n'ubwenge mfite ntayifuze ngo uzi ko nabwiye n'abana ngo imyenda wafuze utishimye ngo bayikontorore ibaze aho hantu hasubiranye ntabwo nasubirayo ubu baravuga nkawe ndarwaye nsinzi n'indwara ndwaye ko nzanayikira ndasaba aho kuba kandi naho kuba naho bisaba yuko naho waba ufite icyo ukora numva rero njye ntabwo nakisabira ngo muntu iki cyangwa muntu iki kuko byose nta na kimwe ufite wagira umutima ubu yamfashe njye niko mbyumva iyo dusabye dusaba nabi birumvikana nta musisi dusanga tugira abatumirwa benshi ba makobwa abagore abakobwa uyu mutumirwa w'uyu munsi amubonye gute umutumirwa w'uyu munsi rero ukuntu namubonye icya mbere cyo icyo nabanje kubona kiruta byose uburyo umuntu abona byinshi ariko ukavugamo ikintu cya mbere cy'ingenzi nabonye kandi imbabare icyo mbere nabonye uyu munsi hari abantu tugira batanga ubuhamya kuvuga ati ngewe narababaye ariko uyu munsi nabivuyemo akavuga ati nabivuyemo ariko uyu munsi uyu nguyu yarababaye ariko n'ubu aracyababara kigerageza yagize kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi aracyababara kuko aracyageragezwa niyo mpamvu rero niyo mpamvu nahoze mvuga nti rwose mukabyarabwe bantu mugire umutima w'imbabazi rwose mukore ibishoboka byose mu bushobozi bwanyu bwinshi cyangwa se bukeya mufite ariko turebe ko twafatikanya uyu muvandimwe wacu tukamufasha uyu mubyeyi tukareba uburyo tukamufasha n'umubyeyi ufite abakobwa bangana natwe cyangwa se wenda barenze yavuze ko afite abana 8 numva birantunguye nari nzi ko ari mutoya nagiye uzi ko nakamara ari mutoya ariko nyine urumva kubera rero nabyakiri mutoya cyangwa byakunda abana 8 kubagira n'undi urabona ko akiri mutoya ariko nyine umutumire gukora mu uyu munsi akeneye gufashwa nicyo kintu nabonye gikuru kuri we navuga ibindi byo wenda nshobora kumushimira namushimiye ariko icyo nabonye gikenewe kuri we cyane nuko akeneye ubufasha yego tuributsa abantu ko inzira y'amakobwa
ireba umukobwa wese wavutse ari umukobwa, ahubwo bikaza specifically biza ku muntu noneho waba waragize uburyo bwo gukoresherezwa nabi igitsina cye bigatuma hitagira izo ngaruka zose nk'izose zabaye. Rero niyo byamubayeho direct, bivuze ngo inzira y'amakobwa ni ikiganiro gikomeza kandi ni ikiganiro kivuga ku bibazo by'abakobwa, kigamije kwedika, kwinforma no gukora awareness ku bantu b'abagabo n'abandi bantu bose bamenye uburyo umukobwa akwiye gufatwa n'umugore. Byumvikana ngo Mbuto Foundation muri African Philanthropy Fund, ahantu henshi muri za Mastercard Foundation bafite uburyo bajya bafasha abakobwa nabo. Natwe nubwo tuje ariko tuze duterekirenge dukora mu ngata y'abari barabikoze. Ubwo rero niba hari uburyo baba bari mu organisation amaze kwibaka mu buryo bufatika kurusha twebwe tuje dufite ijwi gusa, nubwo rizagera aho naryo rigakora ikabafasha abantu bashobora guca muri twebwe na tukabasutiteri yabo nk'abasutireta babo, tugakora uburyo dukomeza gufasha abakobwa kuko bamaze gucana ari benshi. Ndetse by'umwihariko uwo duheruka kubaza we natubwiye yuko yifuza kubona abakobwa bahanwa iyo bagaragaza imico yo kujya kuderanja abahungu, aho umuhungu atangira kuyirukanka bamukurikiranye kubera ko yateye inda umukobwa ariko umukobwa ari wagiye kumwishakira. Bivuze ngo nindi version twabonye mu bigano byashize, ariko hagati aho ikiganiro cyacu n'icyarangira dukomeje gutya ariko turimo kugisoza. Twashakaga wenda ko ari standing ibintu byo yafashwe ariko yavuze ati ngiyewe nta kintu ngira, nta n'icyo ngira, nta n'icyo ngira, uwashaka kumfasha yahera aho ashaka. Urumva no guhera kuri hafi ya zero. Yego. Reka twongere twamarize umuterankunga wacu, ariko tunifuza n'abandi bantu bose bashaka gutera inkunga kino kiganiro bafite n'ibikorwa kujyo twa tunabicishamo tukabibamamariza ko bajya baza tukabibamamariza amafaranga bazajya batanga cyangwa se icyo bazajya batanga ikitwa umuterankunga kiza gifasha mu kiganiro cy'inzira y'abakobwa, kuko tuba dukeneye kumudeplasa, tuba dukeneye kumunsimbura mu byizi ko ntabwo wamuzana gutya utari mu nsimbura mu byizi, tuba dukeneye no kuzafata uburyo bw'ihugurwa runaka ayamara kumenya gukora business tukatwamaye amafaranga niba twarayabonye ku buryo yajya gukora business kugira ngo yiteze imbere, kuko urumva ko mu bintu yakomeje kuvuga na kino gihe tubona version y'ibyo yashaka gufasha. Vuga niyo nzu yimpaye nkeneye kuba hafi icyo nkora, nkeneye ko ari ikintu nkora icyo gukora umva ni ibone gitanye na capital. Urumva rero hari ubufasha bwinshi bukenewe kugira ngo abantu bose tuzagira muri kino kiganiro bazabone ubufasha koko. Kandi ikino kiganiro gifite na party ya counseling, aho n'abantu tuba umwanya bakarira, abantu bakavuga ibyabo, bakaboka imitima, noneho tukaza noneho tunabempoweringa muri kubafasha na bito. Rero bivuze ko ikiganiro nibi gikomeye kirakomeza, tukaba tubashimira ko mwagikurikiranye. Washimira abantu badukurikiranye. Turabashimiye mwese mwadukurikiranye, abakurikiranye inzira y'amakobwa. Nakagaruka ni ibiganiro bihora bigaruka, ntabwo ari cy'uyu munsi cyangwa ejo gusa, ahubwo bizahora bigaruka. Mujye muhora mudukurikiranye, tubagezaho benshi mu batangabuhamya aho byagezeho ndetse n'abafite ibihamya byinshi, ariko tubashakira abatumirwa nabo benshi batandukanye bafite experience, ababyeyi bakuru baza guhugura abakobwa cyangwa se n'inyigisho ziba zigiye zikenewe zihugura igitsina gore muri rusange ndetse n'abagabo. Reka tubageraho mu kubigisha kugira ngo se buriya niba umukobwa afatwa ku ngufu hari ubwo bayifashe abafashwe n'undi muntu w'igitsina gabo n'undi, abo bose rero nyine tugenda tubageraho. Ariko inzira y'amakobwa nakagaruka dukomeza kubasangiza ibiganiro bitandukanye. Yego, ubu ni icyo babwira badukurikiranye noneho bwa nyuma babuteze amatwi nawe, kubera ko niyo uri muri RIB cyangwa n'ahandi hose bakubaza avuga ati noneho nyuma ni akahe gakegeshwa noneho wavuga ku giti cyawe katajya n'ibibazo abanyamakuru bakubajije. Ikindi se nahishimiye ko ntacyo turakomeza tuganira. Murakoze cyane, murabyumva ko afite agahinda mu mutima, ariko hamwe natwe dufatanyije twese tuzazagakira. Murakoze, turashimira abantu kuri tekinike, abashinzwe lighting, ari tekinike nini, ari groupe tekinike nini crew. Hari abakameramani batatu kugira ngo icyo kintu kibageraho, murabona ko ari mu mashoti menshi, urumva ko ni ubushobozi bwinshi. Harimo abashinzwe amatara, abagafazi batuma mutubona neza, hari abashinzwe sound kugira ngo amajwi bagereho neza,
hanyuma hashinzwe uburyo bwo gusinkroniza ibyo biganiro kugira ngo babyeditinge bise bihure amashoti mabone ameze ukuntu n'amajwi wenda yagize ikibazo harimo n'abantu baba bagiye batusapotinga mu matransport y'iki donc muri crew members iba ikoze cyo kiganiro iba ari nini cyane niyo mpamvu tujuru hakenewe na support kuko partie technique ituma ishusho rya motion picture rigaragara iba ari nini niyo mpamvu wenda twaze n'amahirwe kwa IBTC yaraje gutera inkunga kuko nyine ayo makamera barayo mu IBTC mu gihe hataraboneka ugutera inkunga bundi abo no ku majwi twibutsa abantu wenda nanone ibyo ugutera inkunga wacu akora IBTC ni ishuri ryigisha film making uri bakora filime ari nabyo bivuyemo n'amashusho ya TV show kuko uwize film making ashobora gukora kuri televiziyo mu cameraman ashobora gukora muri crew techniques ari umugafazi w'amatara ari umu sound recordinga ari umu animators bibona ko kino kiganiro gifitemo inyuma ibintu by'ama graphics n'amarogo ibintu byose rero muri IBTC barabyigisha bisha filmmaking irimo script writing camera lighting sound editing ya Premiere Pro editing ya Adobe Audition editing ya After Effects ni ibintu mu by'ukuri bi specific abantu bakeneye kwiga kino gihe ikigisha kandi na graphic design ibamo ibintu bita Photoshop aho abantu editing amafoto mu buryo bwose bashaka cyangwa se bakakora studio akora amafoto urabona nka kino gikombe kiriho inzira y'amakobwa ino ni logo yavuye muri vector zo muri Illustrator ziza muri Photoshop ubu tujyana animation yabyo birananira muri After Effects byose muri IBTC barabyigisha tukayisha graphics yarimo Photoshop Illustrator na InDesign ikora ibitabo Illustrator ikora conception yose naho Photoshop ikora amafoto tukanisha website design aho umuntu akora website nkuko umukiriya bishaka kandi byose byigwa amasaha 2 buri munsi bikwigwa ukwezi kumwe cyangwa amezi 2 cyangwa 3 bitewe no kugenda byongera ku bindi ikindi nuko dukorera cyangwa bakorera kwa Rubangura muri etage ya 4 miliyoni 6 telefone zabo ni 0788 54 32 website ni www.ibtcfilmschool.com none ukabamenya amakuru yabo abantu bakomeza kuza kwiga kandi iyo uje kwiga hariho portion par ivaho ikaza gufasha inzira y'amakobwa rero namwe mukomeze mwigisha abajene banyu kugira ngo banasimbuke n'inyaje ubukene ariko n'abandi bose bashaka gutera inkunga ikiganiro bashaka gutera inkunga murakoze turabashimiye kuko mwadukurikiranye umunsi ikiganiro nakagaruka turagushimiye ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ngaya murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406 wanahamagara 0788 bitise ukajya ku rubuga wa eshatu /IBTCFilmSchool.com